Kuri iyi si abantu benshi 80% babana n'indwara ya depression. Abantu benshi bishuka ko bashoboye ibintu byose, ugasanga umuntu ashoboye ko atekereza ko yakwigira, nyamara nta muntu wigira, ahubwo ufashwa n'abandi. Umunyarwanda bivuze neza koko ko nta mugabo wigira, umugabo arigira agapfa. Ngo haye ikaze, nitwa Kevin Siwani Nganje. Tega amatwi ibintu bitatu ngiye kubwira, nubikurikiza neza ubuzima bwawe buzagenda neza kandi uzabaho mu mahoro. Abantu benshi bigiye bagora gufata umwanzuro wo kuva ku kintu cyangwa se kureka ikintu cyangwa se kureka umuntu runaka. Hari igihe umuntu aba yakubabaje ukumva ushaka kumureka, gusa none ukumva ukimukeneye ku buzima bwawe ukabura amahitamo. Ndetse kandi hari n'abantu bagira ingeso bashaka kureka. Ndagira ngo nukurikiza ibyo bintu uzabishobora kandi ingeso uzayivaho n'uwo muntu uzamureka. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki ngiki, ni ukwihigamo urwango rw'icyo kintu cyangwa se rw'uwo muntu. Iyo wamaze kwihigamo urwango ukumva ko ufite urwango rw'icyo kintu, neza uko ugenda ubyiga ukumva ko ibyo bintu utakibikeneye, ubishyira kure yawe cyane, bizagufasha kujya ku murongo. Ndetse kandi bizagufasha kubaho mu mahoro udafite stress z'ibyo bintu ushaka kureka. Ikintu cya kabiri ugomba gukora ni uguca bugufi. Hari abantu benshi bitiranya guca bugufi no gusuzugurwa. Buriya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ushaka inka aryama nkayo. Hari igihe ubanye n'umuntu cyangwa se uba muri sosiyete ukabona bagufata nabi, baragusuzugura. Ntukibaze ko ikibazo ari cy'abantu bagufata nabi, ahubwo ikibazo ni cyawe. Icara utekereze uvuge uti kuki bamfata nabi. Wowe ufata umwanzuro wo guca bugufi. Guca bugufi mvuga nta kundi. Buriya mu buzima ushaka kwigarurira umutima w'umuntu cyangwa ushaka kwigarurira ikintu, ushaka kwigarurira icyubahiro cyawe, ikintu cya mbere ugomba gukora ugomba guca bugufi. Guca bugufi mvuga ni uku nguku nta kundi. Ushobora kuba ubanye n'umuntu mubanye nabi, iga kubana n'uwo muntu. Nubonye ahantu ikibazo kiri, iga kubana n'uwo muntu. Wemere, utuze, worohe, uce bugufi, wumve ko nyine uri munsi y'ibirenge bye, umwe kuri munsi y'ibirenge bye. Nubasha kubiyura indyarya ariko atari indyarya mbi, ubana neza umwubaha, uzagenda mwigarura gake gake. Igihe kizagera nawe abone ko yari yarakwibeshyeho, cya cyubahiro cyawe ushobora kuzakigarura uko uzagenda ubana n'uwo muntu. Nta mwana uvuga ngo yuzure ingobyi, ntabwo wabikora kano kanya ngo buke bihita biba. Bifata igihe, bigafata no kwihangana. Iyo ushaka guca bugufi bisaba kwihangana, bigasaba umutima ukomeye, kubera ko nta muntu ugera ku kintu cyiza atavunitse, cyane ko umuntu wese ahera hasi akazamuka. Ikintu cya gatatu ugomba gukora ni iki ngiki, ni ugushyira ibyiringiro byawe byose ku Mana. Hari abantu bizerera mu bandi cyangwa se abantu bizera imyuka mibi. Ibyo byose ntabwo ari byiza, ahubwo ibyiringiro byawe bishyire ku Mana. Wumve ko Imana ariyo yonyine yagukemurira ibibazo byawe, ntugatekereze ku bindi bintu. Shyira ibyiringiro byawe ku Mana. Niba ufite ikibazo usenge. Nzi neza ko iyo usenze wizeye byose bishoboka. Kwizera nicyo kintu cya mbere dusabwa kuri ino si kugira ngo tubeho neza kandi tubeho twishimye, tubeho mu mahoro. Rero shyira ibyiringiro byawe ku Mana gusa, nugera ahandi ubishyira. Usingize Imana, wishimire kandi wihane, ndetse kandi uyisabe, kubera ko nuyisaba ntizakwima. Ndagushimiye wakomeje kunkurikirana. Nitwa Kevin Siwani Nganje.